Kumbi hano hari umugore wamanutse ku manga y'umusozi, amanuka asakuza cyane ati nyabuna nimuntabare ndamanutse, nimuntabare nyabuna ndapfuye nimutabare. Kumbi hafi aho ngaho hari umugabo bakoranaga, ubwo umugabo yaje yirukanka aje gutabara, atangira gufata wa mugozi, atangira gukurura wa mugozi, ariko abwira uwo mugore ati fata uwo mugozi rwose nagufashe ndimo kugukurura. Kumbi dore akana ka wa mugore disi karimo kuvuga ati mama wanjye ubaye iki? Disi barakwereka wa mugabo akomeje gukurura cyane n'imbaraga. Umugore nawe ati Moriyo ndakwinginze ntabara, Moriyo we ndakwinginze tabara ubuzima bwanjye. Umugore disi akomeza gusakuza cyane, umugabo nawe ariko akoresha imbaraga ziwe zose avuga ati humura ndagufite. Umugore nawe ati Moriyo we ndakwinginze rwose windekura, Moriyo koresha imbaraga zose rwose singume ahangaha. Disi akana kwa mugore nako karimo kubireba. Kumba umugabo yaranyereye ariko akomeza gushyiramo agatege, umugore rwose akomeza gukora uko ashoboye ngo arebe nimba yatobora umugore. Umugore nawe niko akomeza gusakuza avuga ati ndakwinginze Moriyo we tabara ubuzima bwanjye, Moriyo we njye utunze umuryango wanjye udatuma mpfa Moriyo. Ubwo barakwereka Moriyo yakomeje gukurana n'imbaraga, barakwereka Moriyo rwose nta katagize, akomeza gutabara wa mugore bari barimo gukorana. Umugore disi akabaraga kamushiranye ariko disi arimo kugerageza uko ashoboye. Barakwereka disi Moriyo ko yagakomeje gukurura, umugore nawe agenda yisunika gake gake avuga ati Moriyo we ndakwinginze Moriyo udatuma ngumamo ahangaha, udatuma mpera ahangaha. Disi barakwereka Moriyo yaramuzamuye ayindi yamugeza hejuru. Umugore disi yarazamutse aravuga ati awi ndaruhutse. Disi umugabo wese amufata akaboko aravuga ati ngaho zamuka rwose ukiziriya manga hari hasi uguye rwose bari no kwapfira. Umugore disi baramutabaye, umugore ariruhutsa cyane aravuga ati Moriyo urakoze pe ndagushimiye. Ubwo umugore atangiye kuvuga ati Moriyo we hari ahantu naringuye rwose hari habi cyane, nari ngiye gupfira rwose numvaga ubuzima bwanjye bundangiranye. Moriyo nakavuga ati nanjye rwose matakaje imbaraga kugira ngo mbashe kuba nagukurura. Disi barakwereka umugore yari yananiwe, akana nako karabibonye gatangira kuza gasatira mama wako, kuko mama wako disi yari amaze kuva habi, yari amaze kuva munsi y'imanga. Ngo barakwereka rwose uyu mugore atangiye gushimira uyu mugabo ati Moriyo nukuri urakoze pe, urakoze cyane ndetse ndanagushimiye. Akana disi kaje gahobera mama wako, barakwereka disi aho ngaho, barakwereka se uri mugabo uriya mugore yaraje. Disi yaje yisindiye, yaje rwose agacupa bigaragara ko yagahaze cyane, azasakuza cyane ati avuga ati ntubareba se babambeshe ngo bagiye mu kazi, kumbi baba biyicariye. Uriya mugore nawe rero ndamwica none uyu munsi ntaga nkira. Ubwo barakwereka disi umugabo yakomeje kugenda yirukanka asatira wa mugore wiwe, kumbi umugabo rwose agacupa ari yagahaze ari yaribabaje. Ubwo yaraje rwose arimo kugwirirana atangira kuvuga ati ubwo simbafashe, ubwo muri mu biki bangirwa mugore we uba wambeshe ngo waje mu kazi, kumbi birirwa wicaranye n'abagabo, amafaranga uyu munsi nutaza kuyazana rwose biraba ari ibindi. Ubwo barakwereka rwose akana katangiye kugenda gasatira papa wako, kumbi papa wako ntabwo ari yitaye ku kana ke, ahubwo arimo kuvuga ati wa mugore we uyu munsi amafaranga uri buze kuyakura he, uyu munsi amafaranga uri buze kuma urayakura he, ko mbona rwose we nicyo kigabo ntazi mwicariye ngo muremere gukora akazi, nuko nguko mukora akazi. Disi umugore yarago udufaranga twose akoreye yaduhereza umugabo wiwe. Iki kigo disi ntabwo gikora, ahubwo umugore arakora akakijyanira. Ngo kino kigo cyakomeje kimutonganya kiti uyu munsi nutaha nta mafaranga uzanye usubire iyo wiriwe rwose ujya kuri mwabo bagabo bawe, kuko rwose niho ndi kubona mushobokanye kwirwa mwica ngo muri mu kazi. Ubwo umugore atangira kwisobanura ati ese wa mugabo we ntabwo wakumva ibintu byatubayeho, ni naguye mu manga rwose uyu mugabo yagerageje kuntabara. Umugabo ati ceceka ibyo sinkeneye no kubyumva. Disi hano barakwereka umugore akomeza kwisobanura atari ko mugabo wanjye nta kibazo rwose, nimba ari n'amafaranga ushaka, amafaranga rwose nimva hano nimva mu kazi amafaranga ndibuze kuyaguhereza, dore ko baduhembera icyumweru rwose, niba duhemba amafaranga rwose ndibuze kuyaguhereza ntugire ikibazo pe. Ikigabo cyo rwose gikomeza kisaza kiti wa mugore rwose amafaranga umunsi nutayazana uri buze kumbona rwose. Disi abandi babagabo b'abasinzi bacunga umugore wakora udufaranga bakatumunyaga. Kumbi barakwereka ka kana disi kakomeje kumanuka gakurikira papa wako, kumba kana ko kagakomeje kumanuka
kumbi hasi hari imanga. Akana disi kakomeje kumanuka, ababyeyi bako ntabwo bari bakabonye. Barakwereka mama wako Disi yakomeje kuvuga ati uriya mugabo rwose yaranzonze, udufaranga twose nkuriye hano ndatumujyanira akajya kudusindamo inzoga. Umugabo yarababaye Disi aravuga ati ese ubundi uriya mugabo wazamuretse kwishakira undi mugabo koko? Uriya mugabo ubona ari wagukwiriye? Uriya mugabo ntashoboye gukora ibintu rwose uri gukorana umugabo wagakwiye kuba ubikora, ariko reba rwose ukuntu uba wivuna. Kumbi bakiri muri ayo ngayo barakwereka ka kana Disi karamanutse muri ya manga. Barakwereka mama y'akana yarabyumvishe ati Mika mwana wanjye, Mika mwana wanjye, atangiye guhamagara Mika umwana we ati Mika mwana wanjye bigenze bite? Kumbi barakwereka se wa kakana yararebye ati hapo n'igishaka ikigoyo. Ubwo barakwereka umugore wa mugabo yaravuze ati wamfashije tugatabara umwana wacu uguye mu manga y'umusozi. Umugabo yari yihagiye agacupa Disi nyago yari kubyitaho. Ubwo ikigabo cyararebye rwose kiti umugore se wazanye uriya mwana se hano hantu bamuzanaga he? Itabare rwose uriya mwana ujye kumuzana wenyine, ngiye nta n'ubwo ngufasha. Bagiye kumuzana hano hantu utareba ko hacuramye, ngiye rwose nta kintu ngufasha. Ubwo rwose barakwereka ikigabo cyateranye umugore wacyo. Umugore nasigaye ari kuvuga ati Mika umwana wanjye rwose ndamubona gute? Mika Disi yaramanutse. Umugore yakomeje gusakuza cyane ati Mika, Mika mwana wanjye. Kumbi barakwereka wa mugabo Disi yazanye umugozi. Uyu mugabo Disi ni umutabazi, yazanye umugozi aravuga ati ihangane rwose Mika tugiye kumutabara vuba bidatinze, Mika turaba tumutabaye. Ati ahubwo ngiye kumanuka hariya hepfo, uyu mugozi ugiye kumfasha rwose manukeyo. Ubwo barakwereka rwose uyu mugabo yatangiye gushaka uburyo ki yajya gutabara kariya kana. Ubwo umugore yakomeje kuvuga ati rwose reba ukuntu umanuka ujya gutabara kariya kana. Ngo barakwereka muri rwose yaramanutse ajya gutabara akana k'umugore. Umugore reka avuga ati ndakwinjiza rwose utabara akana kanjye. Umugore Disi niko yakomeje kurana n'amarira menshi avuga ati mwana wanjye we ndakwinginze rwose uze kurokoka aho hantu. Umugore yararize akomeza gukurura Disi Moriyo kugira ngo abashe kuba yatabara akana ke. Disi barakwereka ibyo ngibyo birangiye, akana bakimara kugatabara wese bakazana kwa muganga. Ubwo hano barakwereka umuganga yaraje. Umugore agurukana n'amashusho menshi aravuga ati muganga umwana wanjye Mika ameze gute? Umwana wanjye ameze gute? Ubwo Disi barakwereka muganga yatangiye kumubwira ati rwose mwakoze neza cyane, uriya mwana kuba mwese mumuzanira hano igihe, iyo mutamuzanira hano igihe ibintu byari kuba bimeze nabi cyane, ariko rwose kuva mwamuzanye hano ibintu biri buze kugenda neza rwose, kandi ntugire ikibazo turi buze kumuvura ari buze gukira. Umuganga rwose yashimiye abaganga aravuga ati nta kibazo rwose. Ubwo yese yegera muri aravuga ati Moriyo ibi bintu byose rwose niwe mbishikesha rwose, kuba rwose ubuzima bw'umwana wanjye ubutabaye kandi n'ubuzima bwanjye rwose kuba wabashije kuba wabutabara urakoze cyane. Ubwo wa mugore abwira wa muganga ati ese wamfasha nkajya kuramutsa umwana wanjye? Umuganga yaravuze ati nta kibazo rwose wajya gusuhuza umwana wanjye. Kumbi Moriyo we yaravuze ati rwose ngiye ntabwo ndi bujye gusuhuza umwana wawe, ahubwo reka njye kuruhuka kuko urabizi uyu munsi twakoze cyane, reka nze njye kuruhuka. Kumbi barakwereka hano rwose dore akana ngaka rwose, akana abaganga bakitayeho, akana kakize. Ubwo barakwereka rwose akana kabonye mama wako kati mama uragarutse mama. Disi mama yateruye akana kiwe yishimye cyane aravuga ati muganga mwakoze cyane rwose, mwakoze kuba mwatabaye umwana wanjye. Umuganga ati aka niko kazi kacu rwose, aka niko kazi dukora rwose, gutabara abantu ni inshingano zacu rwose, ibyo tubikora nk'inshingano zacu nta kibazo. Disi barakwereka umugore Disi yakomeje kwishimira akana ke avuga ati mwana wanjye biranshimishije rwose kuba rwose nongeye kuba ndi kukubona ngufashe mu biganza byanjye. Gusa mbibutsa umuntu utarakora subscribe rwose urasabwa gukora subscribe vuba kugira ngo udacikwa n'inkuru zacu z'ubutaha. Ubwo barakwereka rwose tugaruke ko wa mugore. Ubwo rwose wa mugabo barakwereka wa mugabo umusinzi yaraje kumangira umudamu we ati madamu mufungure. Ubwo rwose biragaragara ko rwose agafaranga atakabonye, agafaranga ntabwo yakabonye rwose kuko biragaragara ko uyu mugabo atasinze. Ubwo yaje avuga ati madamu fungura, madamu fungura. Ubwo wa mugore yaraje rwose n'umujinya aravuga ati ese abagabo nta soni mugira, uratinyutse uje hano urimo kunkomangira ngo ngufungurire? Ese ubu nta soni ugira? Reba ejo nari mpfuye n'umwana wacu yarapfuye, ibyo byose uri kubirebera urabyihorera, none urimo kuza kunkomangira, icyuzi no gusaba amafaranga gusa. Umugabo ati ese ko numva urukundo ibibazo wareka nkinjira mu nzu yanjye, inzu kari yanjye, urimo kuwumbuza kwinjira mu nzu yanjye wowe?
umugore ati no ntago byashoboka rwose, ushaka ahandi hantu ujya kuba, iyi nzu ntago uzongera kuyinjiramo rwose kuko we ntago uri umugabo, udufaranga twose dukoreye uraza ukatutwaka ngo ugiye kuyanywa inzoga, wowe nk'umugabo nta kintu na kimwe ushoboye kuba wakora, warangiza ngo uri umugabo mu rugo, ubu ngubu rwose njye nanaguhaze, ntabwo ukiri umugabo wanjye. Ngo barakwereka umugabo ashatse guhatiriza ngo yinjire, umugore ati ndavuze ngo subirayo, utamatiriza rwose, ushobora kumatiriza cyane ngo ugiye kwinjira muri iyi nzu ugatuma ngo uhamagarira polisi, wowe urifata ngo ugiye kwinjira muri iyi nzu utumariye iki? Umugabo ati okay ntaribi noneho wihamagara polisi rwose, ngaho reka ngende mu mahoro rwose, ariko ibi bintu rwose bitazamo polisi. Umugore ati ndakwinginze va hano kandi ntuzongere gukinisha kugaruka hano muri uru rugo, ndakwirukanye. Disi barakwereka umugabo akomeje kumanga ati rwose ni mumfungurire rwose, ngiye gutangira kuba umwana mwiza, ngiye kwisubiraho rwose, ibintu by'inzoga nakoraga ngiye kubireka rwose mba umwana mwiza. Umugabo yarakomanze ariko disi nta kintu byari gutanga, nawe uyu mugabo rwose ari umugabo wawe rwose ntago wamwemera. Umugabo barakwereka rwose bwarakeye, umugabo nawe yazindukiye mu kazi rwose, yumva ukuntu abandi bimera, ariko rwose umugabo yaraje atangira ko ari kuvuga ati uriya mugore wanjye ko yakuwe, ibi ngibi nibyo yirirwaga kimwaka amafaranga kitazi ukuntu kuyakorera bivuna. Ikigabo disi cyakomeje kugenda gicukwa rwose kivuga kiti ahubwo uriya mugore aranakomera pe, ibi bintu rwose yirirwa hano umunsi wose, amafaranga yo kuma ahubwo yakura he, uriya mugore kakomera. Ubwo rwose cyaraje kicara kiriruhukira, uko cyakorotse rwose gitangiye gusinzira, dore ko kitanabimenyereye rwose, kivuga kiti akasakazi rwose ndabarahiye, akasakazi. Kombe barakwereka ikigabo kikiri aho ngaho, barakwereka boss wacu yaraje, atangira kuvuga ati we bite byawe ko wicara aho ngaho. Ikigabo cyarikanze kiti ariko boss ndimo kwiruhuka rwose, niko nahindutse ugatari ariko nahindi mu kazi. Boss ati ntago ari ngutyo dukora akazi wana, nimba ari akazi kakuzanye ugomba gukora uticara, ubwo se urabona ni wicara aho ngaho uri buze kurangiza aho hantu naguhaye koko? Kora akazi vuba vuba. Umuntu w'umugabo urushwa imbaraga na wa mugore uze gukorera hano, nkundi wabaye uti kora akazi cyangwa se nimba akazi utagashoboye nkwirukane. Ubwo rwose barakwereka boss yakomeje gutonganya kino kigabo, akibwira ati abagabo babanebwe ntabwo tuba tubakeneye rwose, icyo usabwa ni gukora, niba udashoboye gukora nkwirukane rwose, nshaka abandi bantu bashoboye akazi. Uyu mugabo nati rwose hangana boss, anga rwose ndibuze kuhakora nuko nindohotseho gatoya. Ubwo rwose umugabo barakwereka atangiye kwishishwamo agatege rwose ngo yereke umubosi kakazi, ngo yereke umubosi gakomeye. Ubwo rwose atangira kwikubitishwa. Boss ati ikigoro rwose ni cyiza kujya hano hantu utaraharangiza, ejo ntuzangarukire mu kazi, njye ntabwo njya nkoresha abanebwe. Ngo rwose barakwereka cya kigabo nacyo cyakomeje kugenda kivuga kiti boss ntugire ikibazo rwose, ndibuze kubikora pe, ndibuze kubikora. Ubwo boss barakwereka rwose akimara gumereza amategeko yese yigendera, nguyu nawe rwose asigaye ari kuvuga ati akubita rwose igitaka gito ntaga kimanuka, ati mbega amafaranga, umugore wanjye nirirwa mwaka amafaranga, kumba ari ukunguka amafaranga avuna, amafaranga disi najyaga nyamwaka disi umugore wanjye ambabarire pe. Umugabo yarakubise arakubita abana wapi ntago bivamo, aravuga ati akasakazi rwose ndabirambi. Umugabo yaracoko aravuga ati ya mafaranga kuba yarya bayakoreye. Umugabo rwose yatangiye kwicuza impamvu yajyaga arya imitsi y'umugore, akavuga ati umugore wanjye rwose najyaga muhemukira, disi udufaranga twose yabaga mpa nuko yabaga yadukobokeye. Umugabo yarakubise igitebo rwose byaranze, aravuga ati imbaga zanjye rwose ziranjye. Hanga umugabo akubise igitaka irenze igitaka, avuga ati atakasakazi ndakurahiye. Barakwereka ko umugabo yagakomeje gucukura rwose, ariko bigaragara ko byamucanze. Ubwo umugabo yaracukuye rwose akubita acukura yitondagiraho, disi umugabo byarangiye nawe amanutse muri ya manga.